Sindabasuje kandi mbifurije kugubwa neza aho muri hose. Ndagarutse ngo tuganire byinshi bivugwa by'umwihariko muri ekipe y'ingabo z'igihugu, ndavuga ekipe ya Aprfc Football Club. Ni byinshi bari kuvugwa, inkera y'abahizi ni kimwe muri kuganirwaho cyane, ariko indi nkuru iri kuri imihanda no witwa Gakumba Patrick cyase mwite super manager. Ukuri nukuhe? Ese super manager yabagiye gusimbura Jangwani cyangwa ni bimwe byo twika? Turaza kubiganiraho turebe ukuri kwa nyako niba koko uyu super manager ari ugiye kuba umusimbura wa Jangwani mu kuvugira abakunzi cyase abafana ba Aprfc Football Club. Turagana kandi kuri gahunda ikipe ifite, dore ko bakomeje imyitozo. Inkuru nziza irimo witwa SSEKIGANDA yamaze kubagera mu Rwanda. Turaza kuganira gahunda zari ku munsi wo kwa kane, ku myitozo kwa kane harimo byinshi cyane bizakorerwamo, uraza kumenya ibyo ari byo. Ikindi kandi turaza kugaruka ku magambo y'uwitwa Mushya Gilbert cyase mwite barafinda nyuma gutombora ekipe ya Pyramide. Uyu Mushya Gilbert hari icyo yaje kubatangariza abakunzi ba ekipe ya Aprfc Football Club. Uraza kumenya ibyo yatangaje uyu Mushya Gilbert. Ese ko hari abari kumbaza cyane, ejo niriwe nakira telefoni abantu bambaza banyandikira ati Rugajuriga ni yaba yarekuwe. Ndaza kuguhereza ukuri kuri ibi bintu uko bimeze naho dosiye zigeze muri rusange. Turabijyanirana n'ibyo bya super manager kuba yasimbura uwitwa Jangwani cyase mwite Mushya Frank, umuvugizi w'abafana ba Aprfc Football Club. Ni byinshi tuza kuganiraho muri rusange kuri iyi ekipe ya Aprfc Football Club. Icyo nkubwira we gusa ni kimwe, niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri News World Rwanda, ndakubwira ngo kanda ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Biganiro tushyizeho ujye ubona notification mu bambere, ubundi ukande kuri like utwereke urukundo muri commentaire. Niba uri umufana wa nyawe manura udutima tw'umukara n'umweru utubwire naho udukurikiye uherereye. Ikaze mwese rero aho muherereye hatandukanye, waba uri mu Rwanda cyase uri hanze y'u Rwanda. Cyambere nuko wumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko nirwo dukoresha hano cyane. Ikaze rero duhereye kuri iyi nkuru y'uwitwa Gakumba Patrick cyase mwite super manager, umenyerewe ku mazina rwose ya super manager. Agiye gufasha rero ekipe ya Aprfc Football Club mu kumenyekanisha imikino mpuzamahanga. Iyi ekipe ya Aprfc Football Club ahereye ku mukino wa Power Dynamos uzaba ku itariki ya 17 ku nkera y'abahizi, kandi azafasha kandi mu kumenyekanisha umukino ekipe ya Aprfc Football Club izakiramo ekipe ya Pyramide. Ni umukino ubanza mu ijonjora rya mbere rya CAF Champions League. Ubwo murumva ibya Gakumba Patrick uko bihagaze muri Aperi. Icyaje gufasha nugushyushya muri iki gihe uwitwa Jangwani atari mu nshingano muri ekipe ya Aprfc, bitewe nuko ari mu butabera cyase afunze akurikiranyweho mu kuba yarariye amafaranga cyase gukoresha umutungo wa leta atawugenewe cyase icyo utateganyirijwe muri rusange. Rero Mushya Frank cyase mwite Jangwani ahafunze Aprfc ubu nta muvugizi w'abafana ifite. Uyu rero n'uwagateganyo super manager, bikavuga ko super manager ari we wagiye akegera ubuyobozi bwa Aprfc Football Club akabusaba ni nk'ikiraka niko twabyita ko yaba avugira ikipe cyangwa avugira abakunzi ba Aprfc mu gihe Jangwani ibye bitarasobanuka. Nibyo kuri super manager. Aprfc Football Club rero yo ikomeje kwitegura umwaka utaha imikino saison ya 2025-2026, aho nyuma yo kugura abakinnyi, kuzana umutoza mushya no gukina imikino ya gishuti mu Rwanda, iri kwitegura imikino iyo hanze, imikino mpuzamahanga. Mu gikorwa rero nyirizina cyo gutangiza umwaka w'imikino kuri ikipe y'ingabo z'igihugu Aprfc Football Club, hateguwe umunsi udasanzwe wiswe inkera y'abahizi wo gutangiza umwaka mushya w'imikino. Mu kwegera abafana no kubagezaho ibidasanzwe rero bizaba biri muri iki gikorwa, witwa super manager yasabye ikipe kugira ngo avugire abakunzi bayo ndetse anamenyekanishe uyu mukino nk'uko yabyitangarije. Yagize ati rero abazambona nambaye umwambaro wa Aprfc Football Club cyangwa ndi muri
stade nzaba ndi nk'umuntu uyitangira kugira ngo abafana baze, ntabwo bizica akazi kanjye ko muri Vision Football Club mfite amasezerano kuko ndi kugira ngo Aprfc izaserukira igihugu neza muri shampiyona, ntabwo nzaba nyivugira rwose. Navuganye nayo kugira ngo mbe umuntu uhagarira abakunzi ba Aprfc ngo mbabwire bose baze ku mukino wa Aprfc nk'inkera y'abahizi. Ati ninjye uwabisabye kandi barabinyemereye, ninjye muvugizi wa mbere mu Rwanda, ahubwo nzashinga ishuri ry'abavugizi. Super manager yongeyeho ko atagiye gusimbura Mugisha Frank maze kumenyekana nka Jangwani usanzwe ari umuvugizi w'abafana ba APR Football Club. Icyo kigiyeho umucyo nukuvuga ko Super manager ni ikiraka agiye gutera muri APR bitewe n'ibibazo uyu Jangwani arimo, bijyanye nuko twagiye tubigaruka ku ry'amafaranga ya leta, utabiherewe uburenganzira se gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe muri rusange. Bya Jangwani rero tubijyanane n'ibya Rugaju Ndayishimiye Rugaju rero nawe ari numwe mu bafunganywe n'uyu Jangwani ndetse n'abandi bantu bagera kuri 25, dore ko bamaze gufatwa hamwe ari 27. Abo bombi rero bakaba bafungiye hariya i Kanombe, babitegerejwe ko bazakusanya abenshi cyane, dore ko APR ivuga ko umubare ifite ari w'abantu 32 bikekwa ko bariye kuri aya mafaranga mu buryo butanyuranyije n'amategeko, utemeranije n'amategeko. Rero igihari nuko hari abakora inkuru bakavuga ko witwa Rugaju yaba yarekuwe, abandi bakavuga ko yaba yakatiwe imyaka 9, ariko ntabwo ari byo na gato, kuko ubuyobozi bwa APR bwo buvuga ko amakuru ari nuko bugomba kubanza gufata abo bantu ko ari 32 bakabegeranya, ubundi nyuma yo kubafata bose bagatangira gukora icyo bita kubaburanisha umwe ku wundi mpaka bose batanze ubusobanuro, bakasobanura impamvu n'uburyo ayo mafaranga bashinjwa ibaba barayakiriye. Rero ibivugwa ko Rigani yarekuwe cyangwa se yafunzwe yakatiwe byo ntabwo ari ukuri, ahubwo ategereje ko umubare wabo 32 bose baza kuba batabwa muri yombi, ubundi bakaba batangira kuburanishwa muri rusange. Nibyo namubwiye kuri Rugaju ndetse n'uyu Jangwani, nibyo Super manager kazi n'inshingano afite muri ekipe ya APR Football Club. Ikindi kandi nuko APR Football Club mu rwego rwo kwitegura inkera y'abahizi ikomeje imyitozo ari Ishyorongi, aho kuri uyu wa kane ubuyobozi bukuru bwa APR burangajwe imbere na chairman w'icyubahiro Fande CDS General Mubaraka Muganga, ndetse na chairman uriho ubungubu bamwita Brigadier General Deo Rusanganwa. Bagomba gusura ekipe bakayiganiriza, bakayehereza ubutumwa, bakavuga ko bagiye gukina imikino ya gishuti, ariko ari imikino bagomba gushyiramo imbaraga zose kugira ngo babe bakwitwara neza, ariko bategura imikino mpuzamahanga ikomeye, aho bamaze kuba batombora ekipe ya Pyramide. Ni imyitozo rero izaba yitabiriwe n'abo bayobozi bakuru muri APR baganiriza abakinnyi. Muri imyitozo kandi yo muri iki cyumweru hari kugaragaramo umugande Ronald Sekiganda. Mu bihe byashize nibwo yaje kugira ibyago apfusha umubyeyi we cyase mama we umubyara, gusa ubu ngubu ari mu Rwanda ndetse akaba yiteguye gutangira akazi ke muri APR Football Club, agakora imyitozo bagatangira gutegura APR igomba guhangana ku ruhando rwa Afurika, dore ko bamaze kuba batombora ekipe ya Pyramide yo mu Misiri mu ijonjora ry'ibanze mu mikino ya CAF Champions League. Ni tombora yabaye ku munsi wo kuwa gatandatu muri rusange. Ni tombora rero abakunzi ba APR batakiriye neza kuko bavuze ko batomboye nabi, ibigaragara kubona batomboye Pyramide muri round ya mbere cyase mu ijonjora rya mbere. Benshi bagaragaje ko batunguwe no kuba bisanze imbere ya Pyramide nanone ku nshuro ya gatatu cyase mu mwaka wa gatatu bikurikiranya bahura n'iyi ekipe yo mu Misiri, ekipe ifite igikombe giheruka cya CAF Champions League
League muri rusange. Kuba nibyo rero abakinnyi n'abatoza bo ntabwo bari gucika intege, ahubwo bari kugerageza kuhumuriza abafana bakabwira ko uyu mukino nindi nubwo ukomeye ariko bagomba kuzitwara neza. Wa mbere wabitangaje ni umukinnyi mushya bamwita Raouf Memerdawo, yavuze ati nta mpamvu yo gucika intege, ati mutugirire icyizere muri rusange, ati mpugire ubwoba cyangwa se ntimugire impungenge. Ijambo ry'icyongereza ati don't worry, ati tuzakora ibishoboka byose. Umutoza Taribu nawe yatangaje byinshi avuga ko yamenyereye gutoza imikino nyafurika, ati kandi abakinnyi afite arabizi neza ko bazabikora kandi bameze neza. Noze kuri uyu munsi witwa Mugisha Gilbert cyase mwite Barafinda nawe yagize icyo atangaza nyuma yo gutombora ekipe ya Pyramide. Yagize ati iyo impyisi ikwirukankanye cyane hari igihe ugeraho ugashira ubwoba nawe ugahangana nayo. Natwe Pyramide tumaze guhura nayo kenshi, twamaze kuyimenyera, tuzabasha guhatana nayo tube twabona intsinzi. Ayo n'amagambo ya Mugisha Gilbert Barafinda, umukinnyi muri ekipe ya Aprfc nuko ko ari gutanga icyizere haba ku bafana ba ekipe ya Aprfc ndetse no ku buyobozi. Kavuga ko ekipe abakinnyi bahagaze neza, nawe kandi yiteguye guhangana na Pyramide. Mukino ubanza botse kuzaba hagati ya tariki 19 ndetse na tariki 21 z'ukwezi gutaha kwa 9 ukabera muri stade Amahoro i Remera. Ubwo rero nibyo muri aperi gusa ndabibutsa ko wagura tike niba ushaka kuzitabira inkera y'abahizi no gukanda akanyenyeri 600 akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego, ubundi ukaba wabasha kugura itike yawe ya make ni ibihumbi 3 nyabona muyigure muri benshi muzabe muhari. Ni umukino uteganyijwe kuba ku isaha y'isa 9 ni ku munsi wo ku cyumweru. Ikipe rero bazakina ya Power Dynamos mu gufungura iyi nkera y'abahizi yo iragera mu Rwanda vuba cyane ku munsi wo kuwa 4 igomba kuba yahasesekaye. Hagati yo kuwa 4 no kuwa 5 nibwo iyi Power Dynamos izaba yageze mu Rwanda muri rusange. Imyiteguro ni yose muri aperi bitegura inkera y'abahizi ari nako bitegura ikipe ya Pyramide nkuko nagendaga mbigaruka. Ubundi rero nanjye reka mbashimire, bundi nanabifurize kugubwa neza, mbifurize umunsi mwiza. Mbibutse kimwe no gukanda subscribe, bundi mugakanda like, mugakora share, mugasangiza inshuti zanyu aya makuru muri rusange. Hasta la vista.